Imana izabababaza ku buryo muzazamura mugakenyerera ahangaha mu gatuza mukambara nka baso wanyu. Twirengagize iyatumwakuye, iyadukuyeho urubwa, iyatugize abo kwifuzwa, iyaduhaye agaciro, iyatuvanye mu cyari katuzana i Kigali, iyaduhaye kuyobora abantu tutarize, iyaduhaye imyanya y'icyubahiro dufite diplome ziciriritse, iyaduhaye agaciro nta mashuri tugira turangije turayirengagiza. Ariko Imana izababaza isi kubera yuko hazaza ibintu biruta inkingo, hazaza ibintu biruta covid. Reka nkubwire uko Imana iri gupangira abera ni nako shitani ari gupangira abamukoreye. Aba bagabo bombi uko ari babiri witonde barakomeye, bose bafite icyo bapangiye abantu babo. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndabashuhuje abakurikirana mama Charlene aho mugenda mukurikirana ijambo ry'Imana, impuguro, ikiganiro tegura ejo rubyiruko, kera n'ubuhitorero, hakorwa iki mu itorero, menya nibi mububatse, umusirikare wa Kristo, filme n'ibindi bitandukanye. Imana ibahe umugisha. Rero ndabakunda kandi nizere ko muguwe neza. Nizere ko muguwe neza, n'abataguwe neza ni muhumure, mu isi niko bimera. Ntago uzakomeza kubabara ariko nanone ntiwakomeza kwishima. Ubuzima bugomba guhinduka kuko nicyo bivuze ko turi mu isi nyine. Ariko Imana ihari ku bwacu, iratuzirikana ikadutekereza uko bwije nuko bukeye. Hanyuma ndifuza ko tureba ijambo ry'Imana mu byahishuwe ibice byaho 7, umurongo wa 2. Mbona marayika wundi azamuka v'iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Arangurura ijwi rirenga abwira baba marayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyiraho ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Iki ni igitabo cy'ibyahishuwe. Mureke mbabwire, nimba hari igitabo shitani yahishe, hari abantu bagira impano zo kwigisha ibitabo bitandukanye, hari n'abantu bafite impano zo kwigisha mu byahishuwe kandi bafite n'ubutumwa. Hari abavuze bararambirwa, hari abavuze baraceceka, hari abavuze bamenyera nk'abarimo gucurangira abahetsi. Ariko iki gitabo cy'ibyahishuwe, abadayimoni ntago bajya bashaka ko abantu benshi bakigishaho. Ntago bashaka ko bakigishaho, barashaka ko abantu bigisha mu migani, bagashaka ko abantu bigisha muri Zaburi, kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwarwa. Nuko Morodekayi Imana imutembereza umurwa ikoresheje Hamani. Nuko Vashiti arirukanwa, Esiteri abarwinjiyemo. Nibyo abantu bishakira. Mu nzira igihumbi Imana igufitiye indi. Imana ifite inzira zirengeje imyenge ya supanete. Nizo nyigisha abantu bishakira. Shitani yateye abantu guhunikira kugira ngo batigisha iki gitabo cy'ibyahishuwe, kugira ngo abantu batamenya ko impanda izavuga, kugira ngo abantu batamenya amakuba azabaho mu minsi y'imperuka, kugira ngo abantu bigumire muri furizo kumva ko nyine Imana ibagiriye neza mu bundi buryo. Niyo mpamvu ubona mu nsengero nyinshi nta butumwa bwo kwihanisha buhaba, nta butumwa bwo kubwira abantu ngo nibazinuke icyaha kuko umunyabyaha azapfa. Inyigisho barazihinduye. Ariko nimureke mbabwira amagambo nasomye muri iki gitabo cy'ibyahishuwe, muri ibi bice byaho 7 guhera wenda nko ku murongo wa mbere. Mureke mbabwire, twabonye ngo abamarayika 4, kandi abo bamarayika 4 ngo bahawe imiyaga 4, ngo kandi bakajya mu mpande 4 zigize isi, ngo kugira ngo bababaze isi bakoresheje iyo miyaga. Hanyuma ngo hahita haza marayika wundi, niko twasomye ahangaha ku murongo waho wa 2, ngo hahita haza marayika wihuse utumwe n'Imana. Aravuga ngo genda ubwire bariya bamarayika bahaye kubabaza isi, ngo ntibababaze isi n'ibiyiriho n'ibiti n'ibiki byose, ngo nibabe baretse. Haleluya. Hanyuma ngo hoherezwa marayika ufite ikimenyetso, abwira abo bamarayika ngo nimube muhave mwibabaza isi
mwibabazi biyiriho n'ibiti ngo kuko tugiye kubanza gushyira ikimenyetso ku ntungane zitakira Imana ku manywa na nijoro. Imbata z'Imana zitakira Imana, imbata z'Imana zitakira Imana ku manywa na nijoro. Hanyuma ngo marayika aragenda afata ikimenyetso rero, arangije aragenda ashyira ku bantu kugira ngo isi nitangira kubabara, abantu bubashye Imana batazababarana nabo. Ndashaka kubwira abantu ngo abantu barimo gusaba ibintu bitagira umumaro. Ibyo twagakwiye kubanza turi kubiherutsa, ibyo guheruka turimo kubibanza. Mureke mbabwire, dufite ibintu byinshi dukeneye kandi dufite ibintu byinshi dushaka. Dufite ibintu byakatugiriye umumaro, dufite ibyo dukeneye byaduteza imbere. Buri wese afite amarangamutima y'ibyifuzo bye ku giti cye. Ariko nimureke mbabwire, ubutunzi bwose uzatunga ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu kitakuriho, ndashaka kukubwira ngo ni igihombo, kuko nta kintu bizakumarira. Hari impamvu y'iki kimenyetso. Mureke mbabwire, uyu marayika wahawe ikimenyetso, Imana imubwira ngo niyirukanke cyane, ngo abamarayika 4 bahawe imiyaga 4 yo kugira ngo bababaze isi. Mwibuke ko nta gitabo cyitwa Mukeshimana Meritangira. Aya magambo tuyasomye mu byahishuwe. Igihe kizagera abamarayika Imana ibabaza isi. Reka mbabwire, ntimurebe ukuntu muri kubabaza Imana, mukabikora ikabihorera. Abantu bagakora ibyaha bakiyongeza ibindi, bagakora ibyaha bakiyongeza ibindi, bagakora ibyaha bakiyongeza ibindi. Erega mukabikora mugakomeza kugubwa neza, mukabikora mugakomeza guhezagirwa, mukabikora mugakomeza mukihumuriza, mukimahoroneza, mugakora imirimo y'Imana, mukagendera hirya no hino, mukibwira ko byarangiriye aho ngaho. Ariko nimureke mbabwire, igihe kizagera Imana ibabaza isi. Mureke mbabwire, Imana izababaza isi ku buryo abakobwa bagenda berekana imikondo. Icyo gihe ntago uzereka umukondo wawe, se uzaba werekana. Imana izababaza isi. Ntimubona ukuntu mugenda mumanura amapantaro akagera hepfo y'ikibuno hakagaragara boxer yonyine? Hari n'abantu baba bafite ibi boxer byaboze batajya bafura kubera umurengwe. Imana izabababaza ku buryo muzazamura mugakenyerera ahangaha mu gatuza, mukambara nka baso wanyu. Imana izababaza isi. Ibi bibero byanyu muza kwanika hano kuri kamera, muvuga ukuntu ngo mufite ibiki byiza, mukatangana nimero za telefone ngo ababishaka baze babigure. Imana izakubabaza ku buryo utazabona umugabo cyangwa umusore ujya kubigurishaho. Imana izababaza isi. Iri ni ryo jambo, ni ijambo ry'Imana, ntago ari amarangamutima yanjye. Ntimubona imbabazi Imana yagiriye abantu? Ntimubona ukuntu Imana yatugiriye neza? Abanyarwanda ntituvukana, ntituziranye. Ntimubona ukuntu umucyo w'Imana wadutambikiye? Ntimubona ukuntu Imana yaduhaye umutekano n'umutuzo? Ntimubona ukuntu Imana yaduhaye igihugu cy'umugisha? Ntimubona ukuntu Imana yatugiriye neza abanyarwanda? Ntimubona ukuntu Imana yadukuye kure? Ubu se ntago twese tubyibuka? Abari tingitingi se ntimubizi ukuntu byagenze? Abari ku gikongorosi ntago mubizi? None se abantu bihishaga mu rufunzo ntago tubiziranyeho? Ababundabundaga mu masaka, icyo kintu ntitukizi? Ntago mubizi mwijishura abana bamwe na bamwe hanyuma mukabajugunya? Ntago mubizi ukuntu abagore bonkeje abagabo babo? Barabonkeje byakomeye. Umugabo agafata ishati y'umugore wakayambara muri bya bihe tuziranyeho nk'abanyarwanda. Ibi bintu ntago tubiziranyeho? Ntitubizi ukuntu umugore yafataga igikabutura cy'umugabo we agakubitamo? Ntago se tubizi? Ntago mubizi? Munywa ibiziba, ntimubizi ibirenge bibyimba inkweto mukazijugunya? Ntimubizi muzenguruka mu mashyamba ya Kongo mutazi iyo muzapfira, Imana ikaba yarabagwariye mu gihugu cy'u Rwanda? Ntimubizi mubwira Imana ngo ndinze nkarokoka nagukorera? Ibi bintu ntitubiziranyeho se? Tubiziranyeho. Nubwo nari muto ariko nanjye nzi byonze. Tubiziranyeho, turabiziranyeho. Arererere, wababona mwitwara mu mamodoka yanyu yagira ngo niko mwavutse.
uwababona mwicaye mu ntebe z'ibyubahiro, uwababona ukuntu mwagiye kwiga hanze Imana ari yibishyuriye, uwabona ukuntu Imana yabagize abagabo mutari kuba, uwabona ukuntu Imana yabagize abakobwa beza, uwabona ukuntu Imana yabagize abasore, uwabona ukuntu Imana yatanze icyubahiro, uwabona ukuntu Imana yaduhaye agaciro, uwabona Imana yaduhaye umutekano mu gihugu cy'u Rwanda tubiziranyeho. Ariko ibintu mwituye Imana, ibintu twituye Imana ni ubugome, ni ubugambanyi, ni ukutagira urukundo, ni ukuzinuka amateraniro yera, ni ukuva mu bintu by'agakiza tukihimbira ibyacu, tukibera mu byacu, tukigenga, tukiyobora. Twirengagize iyatumwakuye, iyadukuyeho urubwa, iyatugize abo kwifuzwa, iyaduhaye agaciro, iyatuvanye mu cyaro ikatuzana i Kigali, iyaduhaye kuyobora abantu tutarize, iyaduhaye imyanya y'icyubahiro dufite diplome ziciriritse, iyaduhaye agaciro nta mashuri tugira, turangije turayirengagiza. Ariko Imana izababaza isi. Baba bishop banyu birirwa babahumuriza birirwa babahumuriza, nimuhumure, gutwita nta kibazo, nta kibazo, divorce nta kibazo, mujya muzikora ntacyo. Imana se ko yanga ibyaha, yanga umunyabyaha, nimuhumure. Inyigisho zo kubahungiza, hari akantu mu mujyi bagura, yari kuzuba umuntu abagafasha rye. Hari abagore b'abasirimu bazi kugafata neza, usanga ari kwihungiza no mu gihe cy'imbeho no mu zuba, nk'ubu hano yanyishe, ukaba nyine hari inyigisho, hari ubuhanuzi bwo kubahungiza, hari inyigisho zo kubahungiza. Ubu ibintu byose byaroroshye, gutwara inda ntacyo bitwaye. Hari abapasiteri bazakurambikaho ibiganza, bazakurambikaho ibiganza, ntacyo bitwaye. Nushaka uzitwitire rata, ntacyo bitwaye. Divorce aho kugira ngo mwicane se ntimwatandukana. Nubona uwa mbere akunaniye, ujye uhita uyikora ushaka undi, nawe nakunanira ujye uyikora ushaka undi, nawe nakunanira ujye uyikora ushaka undi. Humura nta kibazo. Ubundi se bababwira iby'ubwami babujyamo, barabuzi. Ubwo bupasiteri bwabo se uzi barabuherewe, babuhawe nande? Uzi amavuta basutsweho ari ayahe? Ubizi gute nimba ari amavuta y'ingurube? Urayazi? Ubizi ute nimba ari ay'inka? Amavuta ari ubwoko bwinshi. Hari amavuta yo mu ihembe. Hamwe Yesaya yagiye gusuka kuri Dawidi. Ibi byose nabivugaga kugira ngo wumve impamvu Imana izababaza isi. Imana yiyeretse abantu ariko bayivaho. Uzahura n'umuntu yarigaga aba muri groupe y'abasenga, habwira Imana ngo mpa minerivare, habwira Imana ngo uzampe diplome, habwira Imana ngo uzampe akazi. Imana minerivare irayitanga, diplome irayitanga, irangije itanga n'akazi. Yiga kumenya hari akabari keza hatarabizi, yiga kurarana n'inkumi yarabitinyaga, yiga gusohokana n'abagabo hatarabigiraga. Uzi ko mugomera Imana ukagira ngo hari umubumbe mwabonye muzibumba bumbiramo mugacika Imana. Narindi kubabwira ngo hari abamarayika bane bazababaza isi, ariko ngo abamarayika bahawe kujya kubabaza isi. Ni ijambo twasomye hano ngo Imana ituma undi marayika wihuse. Imana iravuga ati irukanka jyana n'ikimenyetso ushyirire ku bantu banjye. Imana, abantu b'Imana, haleluya. Reka mbabwire, hari abantu, hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali, hari abahanuzi batarapfukamira Bayali, hari abashumba batarapfukamira Bayali, hari abapotre n'ababishop batarapfukamira Bayali, hari insengero zitarapfukamira Bayali, hari abavuga butumwa batarapfukamira Bayali, hari abaririmbyi batarapfukamira Bayali, hari abigisha batarapfukamira Bayali, hari ibihumbi 7. Imana irahera iravuga ngo ntubarimbure, ntubababaze, jyana ikimenyetso banze ushyirire ku bantu banjye. Imana ishimwe. Nagira ngo mbwire umuntu ufite etage w'umurokore utagira ikimenyetso cya Yesu ngo kuba ufite ubutunzi, ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu kikaba kitakuriho,
nje kukubwira ngo ubwo butunzi buzagupfira ubusa. Kuba ufite umugore mwiza mubanye neza nta kimenyetso cy'amaraso ya Yesu kikuriho, nje kukubwira ngo ibyo nta kintu bikumariye. Kuba ufite umugabo mwiza udafite iki kimenyetso nta kintu bikumariye. Kuba ufite amashuri menshi ukaba ufite akazi keza udafite iki kimenyetso nta kintu bikumariye. Nje kukubwira ngo kuba ufite umwanya mwiza w'icyubahiro ukaba warazamuwe mu ntera iki kimenyetso kitakuriho nta kintu bikumariye. Kuba uri umunyacyubahiro isi gukomera mu mashyi ukaba uri umusitari ukaba uzwi udafite iki kimenyetso ntacyo bikumariye. Ngo wuriye indege n'indaya zurira indege udafite iki kimenyetso, wenda ujya mu ndege nk'ugenda muri twegerane, wenda ugende mu ndege nk'ugenda kuri moto udafite iki kimenyetso nta kintu bikumariye. Amafaranga n'amakonte yose ufite udafite iki kimenyetso ntacyo bikumariye, kuko Imana niza kubabaza isi. Umuntu udafite iki kimenyetso azahangayika kandi azababara. Ntago uzabwira Imana ngo waririmbye cyane, izareba ko ikimenyetso kikuriho. Ntago uzabwira Imana ngo narabwirizaga cyane, izareba ikimenyetso. Ntuzabwira Imana ngo waranyagiwe ujya kuyikorera, izareba ikimenyetso. Ndashaka kukubwira ngo mu bintu wasengeraga ubanze ubishyire ku ruhande ho gake, uvuge ngo mbese ikimenyetso kindiho. Hari ikimenyetso. Ubu abantu bari kugenda bumva ibintu biri gukorerwa ku isi bakagira ubwoba. Mukagira ubwoba nka bumwe mwari mufite mu minsi itambutse ngo barimo barabakingira. Ngo noneho ngo haje urukingo rwa gatatu. Reka mbabwire, haje urukingo rwa mbere ngo tugiye gukingirwa, ngo bamwe bazaba pararize, ngo abandi bazaba ibiki. Impamvu mufite ubwoba bw'ibiri gukorwa nuko nta maraso ya Yesu, nta n'ikimenyetso kibariho. Urwa mbere ruje ngo ariko ngo turi kumva ko hazaza n'urundi rwa kabiri. Urwa kabiri ruba ruraje, turapfuye turashize. Ariko we ngo numvise ko hazaza n'urwa gatatu. Urwa gatatu ruraza. Ariko we uzi ko numvise amakuru ngo tuzakingirwa inkingo 7. Reka nkubwire, ikibazo si inkingo badutera, ntabwo icyo ari ikibazo. Ahubwo ikintu kimbabaje nuko udafite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, kubera yuko hazaza ibintu biruta inkingo, hazaza ibintu biruta covid. Reka nkubwire, uko Imana iri gupangira abera ni nako shitani ari gupangira abamukoreye. Aba bagabo bombi uko ari babiri witonde barakomeye, bose bafite icyo bapangiye abantu babo. Ntabwo Imana ipanga yonyine, na Satani ari gupanga. Kandi ibintu shitani yagupangiye disi we, nubwo yagutumye gusambana ukamwumvira, nubwo yagutumye gukora ibyaha ukamwumvira, nubwo yabaye inzira y'ibyo yashatse gukora ukamukorera. Shitani yagupangiye umubabaro, yagupangiye amarira, yaragupangiye. Kandi n'Imana yacu yaradupangiye. Hanyuma Imana yohereza marayika ngo genda ubwire ba marayika bafite imiyaga 4 bagiye gushyira mu mpande enye z'isi bakababaza isi, ngo babwire ngo nibabe baretse kuyibabaza. Haleluya. Hari intore zanjye, hari abantu bansenga, Imana ishimwe. Hari abashumba bakijijwe, hari abapasiteri, hari abakirizwa hatagaragara, hari abantu nzi imirimo yabo, hari abantu bantakira, hari abantu bantinya, hari abandwanira ishyaka, hari abasinye ko batazampemukira, hari abakiranukira ahantu hatagaragara, hari abantu banyubaha, hari abo ntuma bakantumikira, hari abantu banjye igitinyiro cyanjye kiriho. Ugenda bubarebe. Imana ihabwe icyubahiro. Unyure mu midugudu, unyure no mu mirenge, unyure mu tugari, ukate muri korari, ugende ujye muri nyobozi, ujye mu badiyakoni, ujye mu bashumba, ujye mu barimu, ujye mu bahanuzi, ujye mu bavuga butumwa, ugende ujye ubashyiriraho ikimenyetso. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ubashyireho ikimenyetso. Hanyuma numara kubashyiraho ikimenyetso utangira ubabaza isi. Ubabaza abakobwa kuruta uko bambabaje, ubabaza abasore kuruta uko bambabaje, ubabaza abagabo, ubabaza abasenga, ubabaza abaririmbyi, ubabaza abanyitirirwa, ubabaza abantu bafunguye isengero bakanyitirirwa kandi bari kundwanya. Ugenda ubababaze, ubabaza isi. Hanyuma ndifuza ko tuganiraho gato nkasenga. Iyo uri kugenda wumva ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu kikuriho, nimba hari umuntu uteye agahinda muri iki gihe tugezemo, n'umuntu udafite ikimenyetso, mureke mbabwire,
murebye ibintu Satani atubikiye tukiri muri ubu bwami bwe. Satani yokeje hariya mu gikari cye, mukamenya iyicarubozo abadayimoni babafitiye, mukamenya ibintu agiye gukorera abana mwabyaye, mumenye ibintu ubugome Satani agiye gukorera abantu, mukamenya ibintu yapfuritse hirya iyo bitarajya ahagaragara, mukamenya akaga n'akarengane kazabaho, mukamenya iyicarubozo ry'abadayimoni, ubugome bwa Satani azabuyora abusuke ku bantu. Mumenye ibyo bintu, uhereye none aha wakirukanka ugatakira Imana ukayibwira ngo ndashaka ushyireho ikimenyetso cy'amaraso yawe. Umuntu ufite ikimenyetso nahabwa icyubahiro umwami wacu. Ufite iki kimenyetso hazarya ikica, ariko ntacyo kizamutwara. Hari umuntu wigeze ampamagara mu bihe byo gukingira, batangiye gukingira, arambwira ati mama Charlene, ati iby'inkingo urabivugaho iki? Naramubwiye ngo naho badukingira mu nkingo hakaba harimo inzoka za metero zingahe zikatwinjira mu mubiri. Umuntu wubaha Imana, sibye yuko ahantu inkingo zikorerwa nge ntago mpazi, no kujya gusobanura iby'inkingo zimeze gutya na gutya, ibyo ni ukujya mu bitandeba, kuko aho urukingo rwakorewe ntago mpazi. Mu bantu bagiye kuzakira ku kibuga cy'indege sindimo. Ikintu nzi nizera nuko tuzarya ikica ntikigire icyo kidutwara, kandi twahaye ubutware, haleluya, bwo gukandagira inzoka na skoropi. Nk'ubu ngewe ndabizi neza ko nta kica cyagira icyo kintwara kubera ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu andiho. Niyo mpamvu nge kumbwira ngo muri turiya dukarita ngo harimo Antikristo, biramureba wenda azazane n'abakarani be, azazane n'abayaya be bikuzimu, azane n'abapagasi be, yicaremo, nta kintu bimbwiye, kuko nzi ko atazanshobora, kuko uri muri twebwe aruturi muri bo. Kandi n'ubundi muzajya mwiryagagure muvuga utugambo n'ubundi babakingira. Ubusa ntibabakingiye? Mwabaye iki se? Mwarapfuye. Hazaza ibintu inkingo ntacyo zadutwaye, ntacyo twabaye, ariko hazaza ibintu biruta inkingo, ibintu bibi. Ngo none se iriya karita si yuri kuvugwa muri Bibiliya ngo zinjira muri kwasiteri ufite ikimenyetso ngo winjire, ibyo birayireba. Hari ikintu bimbwiye? Icyo nzi nuko ibintu byose Shitani yapanga akabipangira umuntu wubaha Imana nta gaciro bigira, nta gaciro bigira, kuko ntago ikimenyetso cya Satani aricyo gifite imbaraga, ahubwo ikimenyetso, haleluya, marayika yahawe ngo agenda agishyire ku bantu b'Imana, icyo nicyo gifite imbaraga. Ndifuza ko dusenga. Nawe rero uricara utifite imodoka naragikemuye, utunga imodoka ari kugire n'ikimenyetso, uti naragafashe ndi umusitare ndi icyamamare, ubi icyamamare ariko ufite n'ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Uti nari nshonje maze ndahaga. Abadayimoni se wabakangisha imyenda kandi bafite inganda zikora imyenda? Ntiwakangisha abazimu ibirayi kuko bafite imirima bahingamo. Wakangisha Shitani amafaranga kandi ayakora afite inganda ziyakora? Shitani se niki wahagarara imbere ye ukibona? Uzi ko hari ibintu abadayimoni bareba tuvuga n'ibyo twigira bakavuga ati nk'abariya birata iki? Uwirata wese yirate ko yamenye Kristo, kandi umuntu wirata yirate ku bwami bw'Imana buri muri we. Ndagushimye mwami w'igitangaza Imana, ngushimiye uyu mwanya waduciriye inzira kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza, kandi ngushimiye amagambo y'ubuhanuzi uri kunyuza muri njye ukanashyigikira. Ndasenze mu izina rya Yesu rifite ubutware ndetse n'ubushobozi, imbaraga z'Imana zikomeye nizinjire kandi ziherekeze ubu butumwa. Sengeye abantu bakurikiranye ijambo ry'Imana kuri mama Charlene, imbaraga zikomeye z'Imana nizibabohore. Ubu butumwa bwiza nibugere ku mpera y'isi, ubu butumwa nibugende kandi bugere kubo bwagenewe. Marayika ukomeye nabuherekeze. Urakoze wa munyembaraga we, abantu bahe guhinduka no guhindukira, imbaraga zawe zikomeye zigira ibyo zirema. Ndagushimye ko byumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu. Rero murakoze cyane kuba mwakurikiranye ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha, ijambo ribahindure kandi ribagirire umumaro. Ndabakunda, mba numva twazabana mu ijuru, kuko ijuru ni rinini humura, ntago tuzabura aho twicara, twese tuzahakwirwa. Mba numva abakunzi ba mama Charlene nta kindi Imana yanjye yazabahemba
yazabahemba ubwami kandi mukiri mu isi ijye bareba icyoroshye. Imana ibahe umugisha, mukomeze mukoreshe ya kandi mutugire inama, hanyuma mukomeze mudutere courage, abafite ubuhamya muzabuzane kandi mukomeze mukore subscribe abatarayikora kugira ngo murebe ibintu bitandukanye biriho. Ndabakunda n'Imana irabakunda. Amen.